Ni ryari kubera iki tugomba guhindura uburoso bw'amenyo? Mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba gusukura amenyo yacu kugira ngo tube twakwirinda umuhumuro mubi wo mu kanwa. Ikindi kandi biturinda no kuba twarwara amenyo bitewe nibiribwa tuba twariye ndetse nibinyobwa tuba twanyoye. Amakuru dukesha ikinyamakuru cya Woman Health Mag kitubwira igihe umuntu akwiriye guhindura uburoso bwe yakoreshaga yiborosa. Ese ni ryari tugomba guhindura uburoso bw'amenyo? American Dental Association ibwira abantu ko bagomba guhindura uburoso bwabo bw'amenyo byibuze buri amezi 3, ariko bagakomeza bavuga ko atari itegeko kuri buri wese, ariko nibyo umuntu agomba gukora. Niba woza amenyo yawe 2 cyangwa 3 ku munsi, ugomba guhindura uburoso bwawe buri mezi 3 byibura. Ariko abantu benshi bivugira ibyabo ko niba ukoresha uburoso bwawe rimwe ku munsi iby'amezi 3 atari ngombwa. Amara ubushakashatsi bwagaragaje ko baba bishuka cyane. Ikindi gihe ugomba guhindura uburoso bwawe bw'amenyo ni igihe wari urwaye ibicurane, kubera ko bagiteri zimwe na zimwe zigumamo. Bityo rero iyo udahise uhindura uburoso biroroshye ko wahita wongera ukandura. Kubera iki tugomba guhindura uburoso bw'amenyo buri mezi 3? Impamvu Woman Health Mag yakomeje igaragaza zishobora gutuma uhindura uburoso bw'amenyo. Biba byoroshye ko uburoso bujyaho bagiteri zimwe na zimwe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko uburoso bw'amenyo buri mu bikoresho bifata bagiteri nyinshi zikabakaba muri miliyoni 10. Kugira ngo ibi ubyirinde, niko ugomba gufata uburoso bwawe neza, ushyira ahabonetse hose, kandi ukabwoza nyuma yo koza amenyo yawe. Ikindi kandi hari abantu bakunze kubika uburoso bwabo mu bwiherero bwabo, kuko abenshi usanga buri kumwe n'ubwogero bwabo. Ibi nabyo biri mu byatuma uburoso bwawe bujyaho bagiteri nyinshi, bikaba byagutera indwara utazi aho zagiye ziva. Rero byaba byiza kwirinda kubika uburoso bwanyu impande y'ubwiherero. Dukoresha uburoso bw'amenyo kenshi gashoboka. Buri ko umuntu amaze kurya ikintu runaka agomba kwibuka gusukura amenyo ye byibuze nka 3 ku munsi, mu gitondo, nyuma yo kurya bya saa sita na nijoro. Rero umuntu ubasha gukurikiza ibyo ajya yibuka guhindura uburoso bwe buri mezi 3. Ni ingenzi rero ko twakurikiza izi nama mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwacu. Amagara arasesekara ntayorwa. Mukomeze gukurikira Isezerano Gospel TV, mwibuka no gukora subscribe. Turabakunda. Shalom, kagace k'ubuzima.